ndashaka kubaganiriza ku ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo kumva Imana ariko ukayumva neza. Kumva Imana ukayumvira ariko ukaba wayumvishe neza. Umubare munini w'abantu ntibumvira Imana, abagerageje kuyumva ntibayumvira neza, abagerageje no kuyumvira ntabwo bajyana igitambo aho kigomba kujya. Ni ibintu bitatu nshaka ko tuza kuvuga: kumva Imana ukayumvira ariko ukanayumva neza. Ndagira ngo tubanze dusenga Imana, hanyuma nze kubibwira, hanyuma tuzane gusoma ijambo ry'Imana. Ndarivugaho ibintu bitari byinshi, twongere tuze gusenga. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje ko wabaye mu ruhande rwacu ukaturinda, tugiriye neza kuboneka mu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Duciye bugufi kugira ngo abe ari wowe ugaragara, hanyuma ijambo ryawe abantu bose bazaryumva rizabahindure kandi rizakora icyo rigomba gukora. Mu izina rya Yesu ufashe ngiye kuvuga, hanyuma bazabyumva nabo bazagubwe neza mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana, usanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 22. Turasoma duhereye ku murongo wawo wa mbere tugeze hepfo. Ndashaka kuza kwasoma imirongo itari myinshi, hanyuma tukavanamo icyifuzo tukaza gusenga. Hari ijambo rivuze ngo, hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu aritaba ati karame, iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyotswa. Aburahamu azinduka kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigare hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyotswa? Dusome ku murongo wa 10. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Amen. Ndabasuhuje nanone, nitwa Samweli Irabizi, hanyuma ndubatse, mfite umudamu, mfite n'abana, ndi umukristo, nsengera kuri ADPR Gahogo. Ndashimira Yesu ko amaye kubana namwe. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo kumva Imana ariko ukayumva neza. Kumva Imana ukayumvira ariko ukaba wayumvishe neza. Umubare munini w'abantu ntibumvira Imana, abagerageje kuyumva ntibayumvira neza, abagerageje no kuyumvira ntabwo bajyana igitambo aho kigomba kujya. Ni ibintu bitatu nshaka ko tuza kuvuga: kumva Imana ukayumvira ariko ukanayumva neza. Bibiliya igaragaje umugabo witwa Aburahamu. Ntabwo ndibuze kujya mu mateka ya Aburahamu, uburyo Aburahamu yabyayemo Isaka. Murabizi ko yamubonye ari umwana akeneye, yamubonye ari umwana ashaka, yamubonye ari umwana ategereje igihe, yamubonye nyuma ya Ishimayeli. Muribuka za story zose, ntabwo turi buzijyemo, ariko murabizi neza ko Aburahamu yabonetse, Isaka yabonetse Aburahamu amukeneye, yabonetse Aburahamu amukunze, kandi mwibuke ko uyu mwana yabonetse ari umwana w'amasezerano. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Aburahamu aravuka, Aburahamu arakura. Nimusoma Bibiliya, Aburahamu yarageze ku rwego rwiza rwo kuryoherwa na Isaka. Aburahamu yarageze ahantu abona Isaka akamubona nk'umwana umaze kugira ubwenge, umaze gukura. Urumva umwana wikorera inkwi, yari umwana umaze gukura. Bibiliya ivuze amagambo akomeye. Ntararenga aha, umubare munini w'abantu, abantu bazi ko Imana idusaba ibintu bito, abantu bazi ko Imana idusaba ibintu bitari binini. Imana idusaba ibintu izi ko dufitiye ubushobozi. Iyo tuvuze ngo kumva Imana neza,
Aburahamu Imana yaramuhamagaye. Nkeka ko Aburahamu yaza guhamagarwa n'umuhanuzi. Umuhanuzi akaza akavuga mu ndimi, agakubita amaguru hasi akamubwira ngo ukuntu Uwiteka avuze, ngo Uwiteka aravuze ngo fata umuhungu wawe Isaka w'ikinege umujyane Moriya, wari ujya kumutambira, niko Imana ivuze. Nekereza ko Aburahamu ntago yari guhita byumva cyane, ariko Bibiliya ivuze neza. Iravuze ngo Imana ihamagara Aburahamu. Haleluya. Iramubwira ngo Aburahamu. Ndagira ngo mbibutse, Aburahamu asanzwe yumva Imana. Aburahamu asanzwe yumva Imana ivugana nawe. Aburahamu asanzwe ahamagarana n'Imana. Aburahamu ni umuntu ukuze mu kumva Imana. Iramubwira ngo nta kindi kintu kinzanye, ndashaka umuhungu wawe Isaka, naramuguhaye nibyo, umumaranye igihe, ageze ahantu aryoshye, hageze ku gihe cyo guterura akamamiyo, hageze ahantu yakoza amasahane, ariko Isaka ageze ahantu wamutuma. Ariko Aburahamu, Isaka ndamushaka, kandi ntabwo mushaka ngo abe pastori, simushaka ngo aririmbe muri worship team, simushaka ngo abe umudiyakoni, simushaka ngo abe protokole, ndamushaka ngo umuntambireho igitambo cyotswe. Bakristo muduteze amatwi, bakozi b'Imana, bantu mukurikirana channel y'uyu mubyeyi, bantu mubana nawe mu biganiro bya buri munsi, ndagira ngo mwumve Aburahamu, iri jwi rimuhamagara. Ndagira ngo mwumve Aburahamu ukuntu abaye Imana imusabye Isaka. Biragoye ko Imana yagusaba ikintu cy'ikinege. Ndagira ngo wishyire mu rwego rwa Aburahamu. Ariko Aburahamu namukunze. Haleluya. Ngo Aburahamu niyazuyaza, Imana iramubwira ngo uzamujyana Moriya. Natangaye, Imana imusabye umwana, ariko ntiyanamubwira ngo anatambire hafi. Iramubwira ngo uzakora urugendo rw'iminsi 3 unzaniye igitambo. Imana imusaba umwana, imujyane no gutambira kure. Nibura yakamusabye umwana ariko agatambira hafi. Ngo Aburahamu niyazuyaza, afata indogobe, afata inkwi arazasa, afata umuhungu. Birumvikana ko atagiye gukorana ikiganiro na Sara, ngo bakora urugendo rw'iminsi 3 bajya ahantu Imana yavuze. Reka mbabwire ikintu cyantangaje. Abantu benshi, umubare munini w'abantu, Imana idusaba ibintu, uba abantu benshi barimo bararwana n'ibintu Imana ibasaba. Ibi bintu usabye biraremereye Mana, ibi bintu uri kumamagarira birakomeye, uyu muri kumamagarira sinawubasha, ibi bintu uri kumamagarira ntago ari ibyanjye. Hari ikindi kintu Imana iri kugusaba. Ubuse kuri muranga gukora umuhamagaro, kuri muranga kuririmba, kuri muranga kudiyakona, kuri muranga gutamba igitambo cy'ituro, kuri muranga gutamba igitambo cy'umuhamagaro. Uwagusaba Isaka, uwagusaba inzara iyo ufite, uwagusaba imodoka ari ufite, uwagusaba umwana ari ufite, wowe utarimo kwemera gutamba, utari bukore n'iminsi 3, ari ugutambira hafi, ari ugutambira hakwegereye, uwagusaba gutamba uri bukore n'urugendo rw'iminsi 3 ujyanye igitambo, wabibasha? Aburahamu ngo urwo rugendo ararukora, aragenda ngo agezeyo, ageze hafi yaho ngo yibuka akakomezanyije n'abagaragu bashobora kumubuza gutamba, cyane ko Imana yari yamuhamagaye ngo ajyane igitambo nawe. Abagaragu ntibari ngombwa ko bagera hatambira. Mu bintu buriya bitugora ni ukujya gutambuka gisha inama, ngo buriya mbitange sindaba mbuze ubwenge, ngo buriya mbikore ngo koko ngo harimo umugisha. Mumbabarire mvuge kano kantu, nuba ari Imana yabiguhamagariye, kuko mu bintu ndibuze kubigisha, wenda reka ntuvuge nonaha, iyo wumviye Imana mu buryo bwo gutamba, ukumvira Imana, ntuyoba. Icya kabiri, iyo watambye nk'uko Imana ishaka, ntuhomba. Impamvu mubona abantu benshi bagiye batamba bagahomba, batambiye ahantu Imana itavuze, cyangwa batambye atari Imana ibibasabye. Kubera iki? Aburahamu yagejejeyo Isaka, ngo yubaka igicaniro, aboha umuhungu we, ngo amushyira hejuru y'igicaniro. Bibiliya ivuga amagambo aryoshye. Haleluya, haleluya. Ngo azamura inkota, ngo agiye kwicumita umuhungu we Isaka, marayika w'Imana avugira mu ijuru aramubwira ngo Aburahamu, Aburahamu, ntiwice uwo muhungu. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yari yamaramaje kumvira Imana. Uyu mugabo namutinye, ngo yageze no ku rwego amanura inkota, yumva marayika yayifashe, ngo baramubwira ngo hindukira. Ngo ahindukiye abona umwana w'intama wafatiwe. Bibiliya nta nubwo ivuga umwana w'intama, ivuga ngo imfizi
ngo amahembe yayo yafashwe mu bihuru aho hafi, ngo marayika aramubwira ngo fata iyo ntama cyangwa fata iyo mfizi bitewe n'uko mubivuga uyitambeho igitambo. Afata imfizi arayitamba. Mu bintu byantangaje, arongera acyura Isaka ari muzima kandi yumviye n'Imana. Muzi ikintu kirimo kumvira Imana ntiduhomba. Ndashaka kuvuga utuntu dutatu. Iyo wumviye Imana ukayumva neza ntabwo uhomba. Icya kabiri, kumvira Imana ntibyaguteranya n'umuryango wawe. Oya, ntabwo kumvira Imana bishobora kuguteranya n'umugabo, ngo biguteranye n'umugore, ngo biguteranye n'abantu. Iyo wumviye Imana ntabwo bigushyira muri mayinazi. Icya kabiri, iyo wumviye Imana ntibigukoza isoni. Nubona ibintu birimo biragukoza isoni, ntabwo ari iby'Imana. Nubona ibintu birimo biraguhombya ubyita umurimo w'Imana, ntabwo ari wo. Ntabwo Imana ifite gahunda yuko wafata amafaranga ngo uyajyane mu rusengero ukinga iduka. Ntabwo Imana yavuga ngo zana igitambo, ngo numara kukizana ngo ugitambe, ngo wubakire umuntu inzu, ngo ugurishe iyawe wubake undi muntu ujye mu ikode. Oya, ibi nabisomye muri Bibiliya. Yajyanye Isaka, Imana imuha ikindi gitambo, agarura Isaka, ahinguka mu maso ya Sara. Ayumviye Imana, nta kibazo afitanye n'Imana, ariko ntiyanagirana ikibazo na Sara. Ndimo ngana ku musozo. Kumvira Imana bizana umugisha. Nimusoma neza mwitonze, muzasanga Abrahamu yahindutse umunyamugisha, yahindutse umuntu ukomeye kubera ko yumviye Imana. Hari utuntu tubiri nshaka kukubwira. Ukwiye bwa mbere kumvira Imana. Icya kabiri, ukayumva neza, ukamekinga shuwa kariyo wumvisha. Kuko abantu benshi ubu bari mu bihe bimeze nk'ubuhenebere. Abantu bari mu kajagari, bampanuriye ibi, ejo bampanuriye ibi, ejo Imana yambwiye ibi. Ubu abantu bafite ibintu bigiye bivangavanze. Ndagira ngo ibyo bintu byose bishyire ku ruhande, wumve Imana neza. Yinginge, ndumva nakwingingira Imana. Ntuyumve mu bantu, ntuyumve mu bahanuzi, ntuyumve mu babishopu, ntuyumve kuri YouTube, ntuyumve ku mashusho media, ukayumva nawe. Ndumva cyaka ko Imana uyumva nawe, ukayumva neza. Umva impamvu. Nuramuka wumvisha Imana neza, izakubwira igitambo ugomba gutamba icyo ari cyo. Nimba ari amasengesho y'iminsi 2 mu cyumweru, nimba ari ukwiyiriza rimwe mu kwezi, nimba ari igitambo cyo gusirimba, nimba ari igitambo cyo gutanga amaturo, izakubwira igitambo ugomba gutamba. Icya kabiri, izakubwira ahantu ugomba kugitambira. Icyitondero, iyo wumvisha Imana ikubwira ngo tamba, ugatambira hatariho, Isaka arapfa. Iyo Aburahamu ataza gutwara umwana Moriya akamujyana ku kandi gasozi ka hafi, urapfa. Mumenye ibi. Hari umugabo Imana yabwiye ahantu agomba guhungira, Loti. Imana yamubwiye ahantu agomba guhungira, ngo arangije arayibwira ngo aho hantu ni kure, ngo arayibwira ngo arumva yakwigira Isowari. Isowari hari hafi cyane ya Sodomu. Muzamenye ibintu byamubaye hageze Isowari. Ugomba kumva Imana neza, warangiza ukanayumvira. Igitambuka kijyana ahantu yakubwiye. Haleluya. Kubera ko nujya hitakubwiye, Isaka azapfa. Uzi impamvu ugomba kujya aho yakubwiye? Nuko ariho umwana w'intama yafatiwe, nuko ariho imfizi iherereye. Niho uzasanga umwana ari, niho uzasanga ikindi gitambo ugomba gutamba. Ubu dufite abantu bagiye babiba mu mirima itera. Dufite abantu bagiye batamba ibitambo ahantu batariho kuko bumvisha Imana nabi. Bamwe batambye atariyo yavuze, abandi niyo yababwiye. Baravuga ngo ntabwo twakora urugendo rw'iminsi 3, ngo Imana dutegeke gutamba, ngo dusabe naho tuzajya, ngo urugendo ntabwo twarukora tuyizaniye. Oya, yumve neza. Ndi kuyihendahenda rero, ngo uyumve utayumviye mu bantu, uyumve utayumviye mu bandi bantu, uyumve wowe. Nuramuka wumvisha Imana neza, haleluya, gutamba bizakorohera, gukorera Imana bizakorohera, kuyumvira bizakorohera, no kugera ku musozi w'Imana bizakorohera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bifurije kumva Imana no kuyumvira neza. Ndagira ngo dusenge. Mfite ibyifuzo bibiri nshaka kugusengera. Ndashaka kugusengera Imana ukayumva wenyine, utayumviye mu bandi bantu. Icya kabiri, ndashaka ko Imana nigusaba gutamba,
ujyana igitamba nubwo haba ari kure aba ariho ukijyana. Dufite abantu bashaka gutambira mu mujyi batarenze kaburimbo, dufite abantu bashaka gutambira muri karitsiye, dufite abantu bashaka gutamba ari uko bahuye donc umuntu agatamba ari uko bamwibukije. Oya, umva Imana kandi uyumve neza. Mana, mu izina rya Yesu dushoboze kukumva tutakumviye mu bandi bantu. Abantu bose bazumva aya magambo bazakumve batakumviye mu bandi, batakumviye ahandi. Ongera usanga abantu wongere bakumve, sanga abantu wongere bakumve. Abrahamu waramuhamagaye arumva, ntabwo wamuhamagaranye na Sara, ntabwo wamuhamagaranye n'abagaragu. Niyo mpamvu yageze aho yagombaga gukorera igikorwa, abagaragara basiga, indogo barayisiga, azamukana n'igitambo nawe. Twemerere Mwami, twemerere Mwami, uduhamagare natwe ku giti cyacu, tukumve ku giti cyacu, tukumve nta muntu tukubwiye. Uduhamagare nawe ubwawe kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe neza. Urakoze aho twagize intege nke ubabarira abantu, aho batambye uburyo budakwiriye ubababarire, aho babikoze mu buryo butari bwo utubabarire, aho twabivangavanze utubabarire, uduhe kubikora nk'uko bigomba gukorwa. Urakoze kubyumvishe kandi urakoze ko tuzabiboneramo umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.